Numva nishimye numva nanarira nagiye kumva nkumva ngwa mu misozi hariya yasabyinyo ndi kuyibona mu birunga urayibona za Karisimbi iyo yose ndayizi kuko hani mu rugo urumva ingagi yatashye mukanya nutungurwe no kubona wallahi za Bitoveni zitangiye kuza zasaze zaje kwakira indi ngagi zivuga ati umwami ari hano niyo mpamvu Alright, so ni Transit Line TV kaze muri dufite before show tuba turi ahantu ducirinzeho gatoya ndi kumwe na Mistaek ndi kumwe na Bajyanye ndi kumwe n'umubyeyi hari uramubona Gisupusupu hariya ndi kumwe na Bush n'abavandimwe hano bose turi benshi sana. Mistaek, come on my brother, join me. Bimeze bite? ni sawa cyane pandemic boy 2K45 on the way Airbus wagwan lucky good hindukira nurangiza urebe iyi misozi nurangiza umbwire uburyo wiyumva uriyumva gute iyo uri kureba hano nkaha ngaha sometimes ni visit Rwanda turi Musanze uriyumva gute my bro? iyi ni misozi itatse cyaro papa iyi ni misozi ubu n'ubutunzi bwacu iyi ni kamere nyarwanda aha turi ku cyaro mba numva nishimye mba numva nanarira first show muri Musanze cyangwa first show turi Musanze n'umusaza Bisoso n'abahungu n'abasaza namubonye pandemic mission umwita pandemic mission alright, so wabyakiriye gute Bisoso akubwira ko ugomba kuza gutarama kuri Christmas hano Musanze ku bafana bawe bagukunda uyu munsi nekereza ko ni byiza ko hari n'abakunzi bawuje gutaramira ku munsi nk'uyu? Numvisha nishimye kuko mfite na album iri mu nzira 2K45 kwanza twanatangiye gusohora imizigo mike turi buzene guperforminga mu kanya numvisha ari ikintu cyiza kuza gutangiriza abantu bo ku cyaro mbatamo ibintu byo muri 2040 ni imbaraga nice. EP yawe ubona yaraguhaye iyihe success? EP yanjye success yampaye yatumye abantu bamenya kandi mbafite ibintu bashonje bahishiwe yanyeretse ko nakora ibindi bintu byanjye ko nari nakoze ibintu byanjye ku giti cyanjye na reference ngize hano mu Rwanda muri ibintu byanjye ndavuga no wakwirefera kuri culture yacu nkazana album iri based kuri culture yacu kandi abisiko muri buze kubyishimira ryangombe twanasohoye indirimbo Made Beats yasohoye indirimbo by the ya featuring Mike Ihura Okama na Mistaek yitwa umwaka. Urakoze cyane kuvuga ku mwaka n'umwaka wabonye gute kuri wowe n'umwaka wavuga hiki? Umwaka wanshimishije cyane umwaka corona yarangiye nawe urabizi sunosha kuntu twaza gukora interview uno mwaka ubu ni imbaraga na uranosha rafiki umwaka waranshimishije EP yanjye byagenze neza nago nakoze cyane by the way ko ndi gukora kuri album yanjye nago nakomeje nsohora nkuko abantu babishakaga nabonye comments zabo ariko ngiye kubahereza ibintu byinshi cyarimwe noneho ibintu baze kwitoreramo Mistaek ari gucuranga guitar Mistaek ari kuririmbira Imana Mistaek ari kuririmbira mama Mistaek ari kuririmbira Imana birahari alongside Pastor P wow twabwira direct gospel gospel gift of joy gift of God alright, so uyu munsi nekereza ko ni byiza gutaramira abanyamusanze ariko nanone bifite icyo bivuze ku muziki nyarwanda niba abahanzi nyarwanda bashobora kuva i Kigali bakaza ku minsi mikuru nk'iyi bakaza Musanze bivuze ko noneho dufite fan base nini tugomba guha ibyishimo. Wowe ubifata gute ubyakira gute kuba uyu munsi ushobora kuba umuhanzi wari ufite stage Kigali wari kubona ariko ukemera ya Musanze? Ikintu kuri njyewe noneho biratandukanye cyane kurusha n'abandi bahanzi bari kuri line up kuko njyewe mfite album already iri busohoke direct urumva nyeneye kubageraho nkabibumvisha n'amahirwe ngize no kuri Noheli bishimye bavuye kureba kana Yezu Alright brother, thank you. Reka nje kuyindi kote hano mfite
Papa Moon ndi kumwe na Bushi. Yo bimeze bite my brother? Gucci life. Yeah. Happy New Year. Yeah, my people, Kenya Trap Gango. N'umwaka mushya muhire. Yeah, umwaka none tugiye kujyamo ariko urabizi. Ni bala. Fuego. Urakoze cyane. Kuri hashtag yawe uri Ingagi. Yeah. None twageze iwabo w'Ingagi mu misozi hariya ya Sabyinyo ndi kuyibona mu birunga urayibona za Karisimbi iyo yose ndayizi kuko ni mu rugo. Urumva Ingagi yatashye. Mukanya nutungurwe no kubona wallahi zabitoveni zitangiye kuza zasaze zaje kwakira indi ngagi zivuga ati umwami ari hano. Niyo mpamvu urabona mba naje gucilinga n'abajene banje n'abapapa bakuru muri music nabo babashwanyaguza. Tuba twaje gucilingira ahantu nyine heza dutangira umwaka natwe umutwe turi kuwoza fresh. Byashobokaga ko wagombaga kugira performance Kigali kuri umunsi nk'uyu nguyu kuri Christmas, ariko uyu munsi uri Musanze, bivuze ngo nkuko Mistaek twe turi kuvugana nawe fanbase yaragutse. Uyu munsi tugomba guha agaciro abanyarwanda muri rusange bakunda ibihangano byacu. Ubutumire bwa Bisoso Entertainment kuza kuririmba Musanze niki cyagushimishije muri ibyo mamera? Ikintu cya mbere cyanshimishije no kubona umuji usanzwe dufasha ni nkuko najya kumva ngo Raki yateguye concert. Iyo concert abari concert nziza byatari kuko nayibonetsemo wanyifuje nyine nago mbamereza agaciro ibintu mudukorera. Bisoso no umupapa mukuru mzee wa kazi ushwanyaguza byatari kuba yanyifuza byari byiza nanjye byaranshimishije. No kuri Noheli urumva ahubwo kuko ari na muzee wacu Bisoso twakuze tumwumva je nkanjye nakuze mwumva mubona iki ya mixinga neza muri za Primus Guma kera cyane big time. Noneho kumva yanumiye ku munsi wa Noheli abavuga ati petit frere wanje kana kangere kanyere Noheli urumva bayamaye Noheli. Yes waje kwirira Noheli hamwe n'umubyeyi. Yes sir. Right, so turi i Musanze ariko urebye view ifite ikivuze ku Rwanda ariko nanone ifite ikivuze ku mahoro ndetse n'umutekano. Bino bikwereka iki? Turazenguruka hirya imisozi ibirunga twaye turi kuvuga, bikwereka uyu munsi ko turi mu gihugu kimeze gute, abari buze kukureba, abari buze gukurikira igitaramo cyawe niki kigutera ishema kuri byo? Ikintu cya mbere binyereka ko turi muri paradise. Na handi hantu tuzakora paradizo ni iki gihugu cyacu, ariko natwe bizaturuka kuri twebwe no kugumya kugisigasira. Urabona amashyamba aracyari tayari, ahandi wenda amakribo bari kugenda bazamura. Yego ntago twaba mu mashyamba, twavuye muri za nyakatsi tugomba kuyubaka tukamera neza, ariko urabona tugomba gusigasira igihugu cyacu kikaguma kiri dope. Ibirunga byacu urabona bimeze neza, ntago biba bishaka kwijuta ngo bitusomereza ya mirongo muri Bible bitaruka. Ntago bisoma ruka biratuje ntago byijuta. Urabona nyine ni amahoro, umutekano, ibyishimo, ubumwe. Yes sir. Umwaka wagenze gute wenda dusoza kugira ngo tujye no ku musaza Gisupusupu hano nawe uri buze gutaramira abanyarwanda i Musanze? Umwaka wagenze gute mama? Umwaka wagenze neza kuko navuga ko ni umwaka w'amahoro kuri njyewe, kuko nabashije gutembera mu bihugu hanze y'u Rwanda, mbasha gukorera ama big project yanjye. Ubu ndi kugendera kuri uyu mwaka n'ama featuring nagiye nkorana n'abandi ba jene aba sisters. Umwaka wari mwiza byatari, ntago wavuga ngo uyu mwaka ngo hari ikintu wawunenga. Bya bintu urabona umusatsi warakuze ubundi urabizi byarateraga gatoya ati tugende bagahita bakubitaho mukasi. Ubu ngubu ni fresh. Yes sir. All right, so nicyo ushimira umunyarwanda, nicyo ushimira wa wundi wese wakunze Bush cyangwa se nandi kubivuga na Mistaek hari aho gatoya uburyo abantu bamwakiriye. Uyu munsi twa turi imbere y'abanyarwanda tugiye kubataramira, turi Musanze right now. Hari nicyo bivuze kuri Visit Rwanda, hari nicyo bivuze ku bahanzi nyarwanda. Nicyo ubona washimira babandi bose bagufashije, babandi bose bagwaye support muri uyu mwaka? Ikintu cya mbere ndabanza nshimire Imana, nshimire na perezida wacu. Urumva niwe niwe muhasla wa mbere, jene wacu. Niwe mujene, niwe byose tugira hano mu Rwanda. Atwigisha gutinyuka, atwigisha kwihangira imirimo,
atwigisha n'urukundo sometime natwe tujye dutekereza none tuvuga ati papa wacu mu gihe tukimufite tugomba kugumana wa muco uri kubyumva abanyarwanda turi beza tugumye twiteza imbere kandi tubikore neza umwaka mushya muhire tugumye tubikore let's get it Bari arakoze cyane reka nje muri za nyengero za Rwagitima bimeze bite muvanda umeze neza bimeze fresh biracamo cyane ndagira ngo tuganire uyu munsi uje gutaramira abanyamusanze ntabwo ari bwo bwa mbere uyumvise gute Bisoso Entertainment akubwira ngo kwino twongere dutaramira abanyarwanda twongere dutaramire babandi bakunze indirimbo zawe urakoze cyane ndamushimira cyane nanjye narabyumvishe maze kubyumva ndiri ya Rwagitima ntangira kumva ku maradiyo atavuga ati subu koko byashoboka cyane yantekereje bikanya ntari ko buriya ubwo nagiye kumva numva umuntu wa mbere arambwa ati Gisupusupu atuzi ko nakumvishe kuri radio Rwanda reka ningira ntese kandi ati bakwamamaza ko ufite igitaramo i Musanze yego bwanditse iki gitaramo boss atambwiye biti ariko je nari mbizi kubera ko ifite manager ntazi ko biri ku murongo biba biri ku murongo none nkavuga ati se bisoso koko ngende umusaza nshobora kuba muruta mu myaka cyangwa se wenda tuyingayingana kuko ubu tuvugana ubu ngiye kuzuza imyaka 48 kuko mfite 47 tuvugana uwa 48 ndawuzuza mu kwezi kwa 8 kw'icumi nibwo mvuka nkaba mbishimira Imana nkashimira na Perezida wa Repubulika kuko ari akantu akunda kuvuga kuri radio asoma discours avuga ati buri munyarwanda wese yitinyuke akura amaboko mu mufuka bimwe Bush yavuga ati twitinyuke dukore n'abasaza ntabwo turi abasaza turi abajene ubusenge sindi umujene cyane none voilà niyo mpamvu umva mamundi mu rubyiruko kandi nkashimira cyane abahanzi bambanjirije nkabazamu ntera ikirenge mu cyabo n'ubu bikaba bigikunda n'ubu tukaba tugikomezanya ni byiza cyane hari akifuzo nigeze kuvuga ubundi abanyarwanda twubaka umuziki ubundi abanyamahanga baturusha iki ko ari nta na kimwe dufite ibikoresho nyarwanda ndanagikoresha mu kanya abanyarwanda bose bari bukibone ubundi abazungu ubundi nibapinda byote yes kuko tutihaye mu Rwanda abanyarwanda turi beza kandi tugira n'umuco turusha abandi bose uzareba umunyamahanga yaje mu Rwanda yifuza kwibera mu Rwanda Boss Papa uyu munsi nicyo bamuvugaho boss umubyeyi mwabanye kugeza kuri uyu munsi rimwe na rimwe bigeze bavuga ngo ugiye gutandukana nawe bavuze ibintu byinshi ariko uyu munsi still muracyari kumwe umva uriya mufata nka papa wanjye wumve ko ari papa burya umuntu uzakufata akagukura mu muhanda akakwereka umurongo ngenderwaho ugomba kuwugenderaho kandi ukaguteza imbere abashatse ko mutandukana rimwe na rimwe bavuga mwatandukanye nagiye kumva nkumva ngo mukora renda yagukuyeho amaboko nireka da ariko ibyo muvuga ubwo murabizi cyangwa gupfa kumva gusa ntoya ntago yigeze anyirukana ababwiye ati umunsi twatandukanye isi izabimenya abanyarwanda mwese mugomba kubimenya ariko ubu tuvugana turacyari kumwe kandi Imana imuha umugisha mwinshi itanagabanyije yes kashimira cyane abanyamakuru kuba mpagaze aha kuba mba niyumva mbikesha itangazamakuru kuba ugiye no gutaramira abanyarwanda kuba ngiye gutaramira abanyarwanda iyi show ntayo narinzi pe ariko none nagiye kumva ngo kiba kigiyemo ati turajyayo ndajyayo Musanze kugaruka Musanze wabyakiriye gute mbega navuga ati muri iwacu muzika yes meruka hano iwacu muzika hari kuri stade Umuganda nibyo nibwo mperukayo ariko Bisoso yaravuze ati natwe tugiye kureba ibyiza nyaburangaho ibyiza byacu mu cyicaro cyabyo kuko utaha i Kigali kazina
yego niho ukorera ugataha. yes natwe reka tuze tubaha ibitaramo none biryoshye. Ikindi shimira abanyarwanda, ndabashimira abanyarwanda kuba mpagaze aha, nkongera nshamitse mvuga nti ndashimira itangazamakuru kuko iyo ritaza kuba rihari ntago mba naramenyekanye. Ariko byose tubikesha Uwiteka Imana. Nkongera nkavuga ati nyakubahwa Paul Kagame, mwifurije umwaka mushya muhire, azatuyobore n'indakiti, nta n'undi n'umwe ushoboye iki gihugu. Nta bintu busa ruriya n'umusitari twemera ku isi, umujene wacu. Imana ishimwe cyane, ikomeze namurinda. Imana igimurinda gusa igimuha ibintu byinshi ku buryo abanyamahanga bazajya baza bakavuga ati ese uyu mugabo iki gihugu yakiyoboye ati yakiyoboye muri tekiniki. Nta n'uri muyobozi twabona atari mujene wacu. Ubicyambere uragenda uri umunyarwanda, yego kagaruka uri umunyarwanda, yego umutekano uruzuye, yego urabizi ko mbere hano za Nyamuragira za Nyiragongozi ko abacengeze bari barigeze ka Mugunguzi, ubu ni tayari, ariko ubu turi tayari, umutekano turawufite. Asante sana. So arakoze cyane, reka ngushimire wakurikiye ikiganiro. Twaganiriye n'abahanzi bagiye kwigaragaza cyangwa se gutaramira abari i Musanze hamwe na Bisoso Entertainment. Reka mushimire ko yahaye agaciro abahanzi nyarwanda akabazana kugira ngo bongere bahure n'abandi bahanzi. Papa cyangwe twe twari turi kumwe, twaganiriye byinshi, ariko nawe gwinuje uvuga ijambo rimwe gusa, just one word. Oscar Dos wamubonye, director Yanga Camera. Yo bimeze bite? Niki wabwira abantu, niki cyagushimishije kuba uri hano mbere ya show? Ikintu nabwira abantu no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2023, uzababera umwaka w'amahirwe n'imigisha, umwaka w'intsinzi n'ibyishimo. So ikintu nabwira cyane urubyiruko no kwirinda sida. Nicyo kintu tutari kwitaho kandi gikomeje kwangiza urubyiruko cyane. Twirinde icyo kintu, tunirinde ibiyobyabwenge cyane. Nibyo bintu navuga umwaka utaha ku ntego zacu zose, kuko biriya bintu biragotesha, ugasanga uri gusigara umwaka ukarangira nk'uko wagusize. So nicyo nababwira cyane urubyiruko, naho ababyeyi bacu ni ugukomeza kudusabira imigisha. Natwe turabakunda kandi aho tugeze imbaraga nyinshi nibo tuzikuraho. So nshimira itangazamakuru ryamfashije uyu mwaka, timu yanjye, n'abantu bose bakunda umuziki nyarwanda muri rusange. So cyo nabwira abantu bimusanzeho, nishimye cyane. Ubundi kugira wumve ko umwaka utandukanye indi myaka yose, Noheli nabaga ndi mu rugo mvuga ni igihe mera ari buteke tugasangira hagati tukarya. None uyu munsi urumva nafashe izindi nshingano, nicyo gihe mba ndi gutigita mvuga ni reka jaka yo kuri nzamugurira impano gute ntagiye kuyahiga. So urumva amaje gukura, ubwo nsigaye numva ko Noheli atari umunsi wo gutsapa no kwicara ngo njye gusa, ahubwo umunsi wo kuvuga ngo ndarya nsape ariko naninjiza. So rero nabwira abantu by'umwihariko nka Bisoso warangiye icyizere cyo kuntumira kuno munsi mu gitaramo nk'iki kinini. Yumva uyu munsi turi Musanze kuri Bonai, tuzaba turi i Rubavu. So rero ni ibintu bikomeye cyane. Next icyo nabwira cyo, mfite project zo kuba hano noneho Papa cyangwa Papa cyangwa featuring runaka. Nabonye abantu hari uburyo batabyakiriye neza, Papa cyangwa nyapapa cyangwa wenyine nkajya nyuzamo na genge yanjye kuko naho nigeze nyibereka, nabo bakabona umuhanzi wo muri Cuma Gang araje, ariko cyane Papa cyangwa na featuring. Ikindi ibitaramo byinshi cyane bikomeye. Urumva uyu mwaka naho nigeze mbisiramo imbaraga kwitabira ama big event, bitewe nuko nayo nabonaga ibikorwa byanjye bitari kuba ari ibyo kujyana ahantu nk'ahariya, nanone kwajya ugahagarara gusa bakabona nta kintu cya danje. Birutwa yuko wahabura ukazaza uzanye ibintu byiza. So next year rero ndabapromisinga indirimbo nziza, amavideo meza. Niyo mpamvu ndi kumwe na Oscar Dos, director wanjye, kuva ku munsi wa mbere twatangiranye, bivuze ngo umwaka utaha amavideo ari isuka. So ndabashimiye cyane, nshimira Lucky by'umwihariko. Thank you too bro. Bwa mbere mbumusane guhura na Lucky. Thank you man. And we are friends now. None turi inshuti byadaje. So ndabyishimira, urumva ko zimwe mu nzozi zagiye zimamo. None nka Bush urumva mba nsoje umwaka twarawutangiye, abantu babona tutameranye neza, tukawusoza ari we muvandimwe mfite i Kigali. So urumva ni ibintu byadanje kwa mba musoje Bushali tumiranye neza kurusha abandi. Mistaek nayo nuko umuhungu wo ku cyaro mfana nkunda umuvandimwe.
n'abandi Mzee Gisupusupu abantu bose bari hano babe Chrisizi abari umuntu wateye imbere nkabyishimira twese nyine so ndabakunda cyane thank you umugisha amen thank you urakoze cyane twari turi navuga ngo ni inside muri hotel reka mvuge ngo inside hotel y'abahanzi abundi ndashimira umuntu wese wakurikiye Transit Line TV twagane n'abanzi batandukanye byari byiza kugira ngo twumve ibitekerezo byabo aho muri hose Imana ikomeze barinde ubundi tuvuge ngo umwaka mushya muhire wa 2023 tuzawukorema akazi kenshi abahanzi basu bazatera imbere bazabona ibitaramo bazatera imbere mu bikorwa byose abari mu mafaranga mu muziki muri kariyeri bizagende neza cyane Transit Line TV ngende lucky ni Mr. All Access